ariko hari ibyo wumva bikagushobera gusa ukibaza n'ukuntu abantu babikoze, ukibaza ukuntu babitekereje, ukibaza wenda inzoga bari banyoye ukuntu zari zimeze, ukibaza umutima bari bafite bikakuyobera. Nta kindi kirimo gutuma nje kugira ngo tuganire ni by'uru rubanza rw'abakobwa bakekwaho kwangiza imyanya y'ibanga ya mugenzi wabo. Uyu munsi rwasubitswe ariko tuzarukurikirana neza noneho no mu mashusho kugira ngo ruzabagereho. Urukiko rero rw'ibanze rwa Nyamirambo rwasubitse urubanza ruregwamo abakobwa 5 urumva n'umusore umwe, barakekwaho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa mugenzi wabo kugeza ubwo bagerageje bakanamukata bimwe mu bice by'imyanya ndangagitsina. Aha iyo ugeze aho uratekereza ukavuga ngo ibi bintu koko aba bakobwa babitekereje bati gukata imyanya ndangagitsina y'umukobwa mugenzi wabo 5 rwose, harimo n'umusore umwe ngo baramuteraniye. Urubanza rero rwasubitswe kubera ko bamwe mu barerwa nta bunganizi mu mategeko bari bafite, kandi kuburana wunganiwe akaba ari uburenganzira bw'ibanze bw'urerwa. Abarerwa murabazi nyine ni Nkamiro Zayina, Umulisa Gisele na Kamanzi Kiza Cardinale, Umuhoza Tony, Umuhoza Rosine, Umutoni Hadija ndetse n'Uwimana Zainabu. Bivugwa ko abo uko ari 5 ubundi ngo bashutswe na mugenzi wabo Uwimana Sandrine, akajya kubasura bakaza kumuhohotera bamushinja ibintu bitanafatika ngo ni ukubatwara umusore w'umwe muri abo bakobwa. Urumva umukobwa ubwo baramubwiye tuzaze kudusura, kumbi barashaka kugira ute, barashaka kumuhemukira ngo kuko yabatwaye umusore. Urubanza rero rwatangiye ahagana saa 4 n'iminota mike kuri uyu wa kane. Abaregwa basomerwa imyirondoro yabo mu rubanza rwabereye mu ruhame ku kigo cy'urubyiruko cy'Imisagara. Urabona ko abantu bari bakubise buzuye. Urumva Uwimana rero yatangiye abazwa niba afite umwunganira mu mategeko, ariko avuga ko ntawe afite, ko bari bumvikanye. Yamubwiye ko azaboneka mu cyumweru gitaha. Yavuze ko urubanza yari asanzwe aruzi, ariko ngo umunyamategeko wa mbere yari yabonye icyo gihe bari bagiye nyine bavuganye ko azamwunganira, ntiyabashije kumvikana nawe, naho wa kabiri ngo bemeranyije we ntiyabonetse. Ku ruhande rwa Umuhoza Tony we yavuze ko kimwe n'Uwimana umwunganizi mu mategeko ubunganira atabonetse. Abanyamategeko ba Umulisa Gisele n'Umuhoza Rosine, Kamanzi Kiza Cardinale n'Umutoni Hadija ndetse na Uwimana Zainabu bo bari bitabiriye iburanisha. Urumva bari bitabiriye iryo buranisha rwose, murabona ko abantu bari bakubise buzuye. Mukamana Sandrine wakorewe icyaha ntiyabashije kugeraho urubanza rwabereye. Icyakora umwunganizi we mu mategeko yavuze ko yavuye mu bitaro aho yararwariye. Ku ruhande rw'abaregwa rero basabye ko urukiko rwaha umwanya abadafite ababunganira bakazabanza kubabona, hanyuma bakaburana ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Uwunganira Uwimana wakorewe icyaha mu kindi kirego gisaba indishyi z'akababaro yavuze ko abaregwa bamaze igihe bazi urubanza, bityo kuba nta bunganizi bafite byaba ari ukwigiza nkana. Yasabye urukiko ko rwafata icyemezo ku kuburanisha urubanza. Ubushinjacyaha nabwo bwavuze ko kuba nta bunganizi bafite ari ugushaka gutinza urubanza, kuko kuva mu bushinjacyaha babajijwe bunganiwe, kandi ngo bakibaza impamvu uburyo bihinduka ku munota wa nyuma. Gusa abanyamategeko bunganira bamwe mu baregwa bavuze ko nk'uko amategeko abiteganya kuba baburana bunganiwe ari uburenganzira bwabo. Basaba urukiko ko rwabaha umwanya, urumva rukabaha umwanya abatunganiwe nabo bagashaka abazabunganira. Nyuma yo kumva impande zombi nyine urukiko rwafashe umwanzuro wo guha amahirwe ababurana yo gushaka abunganizi, bityo urubanza rwimurirwa ku itariki 9 Werurwe mu mwaka 2020 saa 2 za mu gitondo nibwo uru rubanza ruzatangira. Ngayo nguko kandi ibyabaye rwose by'aba bakobwa bakoze koko nibiramuka bibahamye cyangwa se nibiba bihamywa n'urukiko, nyaboneka iki ni icyaha gikomeye. Urumva ni icyaha gikomeye rwose. Ibintu abakobwa bakoze bafatanyije n'uwo musore, ibintu bakorewe uriya mukobwa ntibibaho. Mwese murabyibuka ko ni inkuru yari imaze igihe icicikana mu bitangazamakuru,
ko umukobwa rwose abakobwa 5 bakurikiranyweho kwangiza imyanya y'ibanga ya mugenzi wabo bapfuye umugabo. urumva rwose icyo kibari 6 ngira ngo barimo 5 b'abakobwa nyine nk'uko baburanye, bagiye rwose bitendeka kuri uwo mukobwa rwose ngo yabatwaye umugabo. Ukibaza ibintu by'abakobwa byo kuvuga ngo umwe mu nshuti zanjye rwose ngo yantwaye umugabo, kandi ngo umugabo yabatwaye n'uwahesesha. umva, umwe mu nshuti z'uwahohotewe yabwiye ikinyamakuru Igihe dukesha iyi nkuru y'imwe ya mbere ko intandaro ya byose ngo yari umugabo w'umunyamahanga wakundanaga n'abo bakobwa bombi. Uwapanze uwo mugambi wo kwihorera ngo niwe wahuye n'uwo muzungu mbere, bagasohokana no hanze y'u Rwanda. Ibi by'abasireyi mwigize mwa bantu mwe mwanga gukora ngo muzajye musohokana n'abagabo, ni ikibazo kandi ugasanga bivuyemo ibyaha bikomeye nk'ibi. Umunsi umwe rero ngo baje guhura bombi na wa munyamahanga, kuva ubwo amenyana n'uwahohoteye kugeza ubwo batangiye ngo gucudika mu ibanga, aho umunyamahanga n'uwahohotewe ngo baje guhuza banapanga kujya hanze y'u Rwanda, ari naho uwahohotewe icyo gihe yashutswe avuye. Urumva yaravuye kuri uwo munyamahanga, mugenzi we amenye ko rero bamuciye inyuma bakajyana atabizi, yapanze kwihorera ngo ategura ibyo birori ku munsi mugenzi we yagereye mu gihugu. Murabyumva kuna abakobwa bakoze amakosa anakomeye, abakobwa b'u Rwanda. Ibi bintu mwakoze si iby'u Rwanda rwose. Icyakora bakibafata muri yabyibuka ko umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Marie Michel Muhozi icyo gihe yabwiye itangazamakuru ko aba bantu 6 bafashwe bakekwaho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa, gusa yirinda kwemeza uko byagenze n'intandaro yabyo kuko dosiye yari ikiri mu maboko y'ubushinjacyaha. Abafashwe rero ubwo mu gihe bakiri kuburanishwa bafungiye kuri sitasiyo ya Rwezamenyo, abandi bafungiye kuri sitasiyo ya Nyarugenge. Reka mbabwire rero ingingo y'121 mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda ivuga ko umuntu wese abishaka cyangwa ubikoze abishaka ukomeretsa undi, umukubita cyangwa se umusagarira ku buryo bwa kiboko bubabaje abakoze icyaha, iyo abihamijwe n'urukiko rero ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kandi kitarenze n'imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 500, ariko kandi atarenze na miliyoni 1. Imyaka 3 se myinshi buraba yimaze muri gereza, ko n'itanu yageraho. Kumwangiza imyanya y'ibanga biriya nabyo wenda twagize no gukubita gusa, ariko niba harajemo no kwangiza imyanya y'ibanga. Urumva iyo byateye indwara idakira, ubumuga buhoraho butuma ntacyo yikorera, kubuza burundu urugingo rw'umubiri gukora no gutakaza igice cy'umubiri, kuko baravuga ko hari duce tw'umubiri ku gitsina cye bashobora kuba baramukase kogane n'abagomero kwere, ariko niba barabikoze koko igihano kiba igifungo kitari munsi y'imyaka 10 ariko kandi kitarenze n'imyaka 15 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 ariko kandi atarenze na miliyoni 5. Hanyuma kumara imyaka 15 muri gereza bimaze iki uri kurwanira umugabo mutanasezeranye? Tureke niyo mwamwarasezeranye kugeza aho utumiza abantu ati muzaze tujye kumwogosha, bamwogosha umusatsi baramukubita barangije bamuca n'imyanya y'ibanga. Bavana ibintu ntabwo ari byo kwihanganirwa rwose. Ngewe ku giti cyanjye ibintu reka tubinenge. Ikindi abakobwa bishora muri ibi bintu rwose byo kuvuga ngo dufite abagabo, numvaga turimo abantu bavuga ngo nabaterankunga, ngo arabaterankunga ngo basigaye ngo nibiki ntabyo muterankunga, mushaka amafaranga yanyu. Ibintu byo kujya kurwanira abagabo rwose ntabwo ari ibintu bigezweho ku buryo umuntu yavuga ati abantu bagiye kurwanira abagabo. Birinda naho bacura umugambi, kuko abantu bakora ibintu nk'ibi no kukwica bakwica. Ni ubusesenguzi bwanjye, wenda nawe sinzi ukuntu ubibona, ariko ahantu bagera kuvuga ngo reka tumuce imyanya y'ibanga, no kuntu abantu bamwe usanga ari imyanya twubashye, sinabamwe ahubwo benshi. Hanyuma rero kwikora muri abakobwa bangaye ngo mugiye guhemukira umukobwa mugenzi wanyu ngo nuko yabatwaye umugabo. Icyambere twumve ko ari ubujiji
ariko ikindi kandi tukavuga ko ari n'ubugome bukabije. Ni ugutegereza rero ibizava mu rukiko, ibizava mu myanzuro y'ubutabera, no kumenya niba koko aba bakobwa icyaha kibahamye, kiramutse kibahamye nyine mwabyumvisha ibihano, harimo nuko bashobora kumara imyaka 15 muri gereza. Ari hayosenze bagwanira abagabo, kurwanira umugabo kazafunga imyaka 15 rero ni ikibazo rwose cy'ubumenyi buke, akabamo n'ikibazo cy'ubugome. Ngayo ngo kureka amategeko azakurikiza ibyayo. Mwebwe mubyumva mute kuba abakobwa bacu abanyarwanda barashobora gukora agatsiko bakavuga ati umuntu tugeraho tumukata imyanya y'ibanga hejuru y'umugabo? Kandi ikibazo ngiye ko mbitekereza si uko abagabo babuze, ahubwo abakobwa arashaka abagabo bafite amafaranga, atitaye kuvuga ngo uyu mugabo aturukaye, atitaye kuvuga ngo ameza ati apfa kuba afite amafaranga ngo mubita abaterankunga. Ibyo bintu byo gushaka abaterankunga ni ibiki? Mwashatse yanyu aho kugira ngo mujye muteza ibibazo nka biriya, cyangwa se munabyiteza bishobora no kubajyana mu butabera. My name is Didas, keep watching, keep subscribing. Hanyuma tujye muri comment tuganire, ariko nyine twirinde no gutukana ntabwo ari byiza tu, gusa ubutabera buzakora akazi kabwo. Nawe utarakanda subscribe, kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.